nagwa KILLAMAN nta undi muntu namugereranya nawe mu so kubera iki nta muntu mwamugereranya ndashaka winjiremo none uduhe detail uyu musani bitewe n'uburyo yatangiye murabiza abenshi nyine n'umuntu watangiye atwaza ibikoresho ba NYAXO bari gushutinga yego nta n'igitekerezo afite cyo kuba yakina film cyane ko benshi bavuga ko yatangiye n'umudj ewana KILLAMAN mu magambo atatu gusa yego yaragakoze aragakora kandi azagakora NYAMBO nawe ari mu bakobwa muri gene yacu yego ari mu bakobwa ba mbere like binjiye muri sinema bafite gahunda byatari ndewe nkubwira ikintu nkakikubwira mu kinyarwanda ukagidushyirira mu rurimi rw'icyongereza are you ready okay I'm ready you ready utazi ubwenge ashima ubwe okay utazi ubwenge ashima ubwe dushyirira uwo mugani mu cyongereza someone who doesn't know intelligence kabasuze kandi nkomeze kubifuriza ibihe byiza aho muherereye hose mu gihugu ndetse no hanze yacyo ngira ngo amahoro n'umugisha bitangwa n'Uwiteka bikomeze bibahundwagazeho amazina yanjye nitwa Junior Kai ngira ngo twagarutse tugiye kuganira n'umutumirwa wacu w'umunsi akaba ari umwe mu batumirwa amaze iminsi nshaka kugushaka byarango ibanzo byumve kugira ngo tubaze tuganire kuri byinshi nkuko nabibabwiye rero icana tuzana abantu bagiye batandukanye uyu munsi turi kumwe n'umwe mu bakinyi bakomeye cyangwa se abantu bategura filime nyarwanda hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda so tugiye kugana rero turibuze kugirana ibihe byiza by'umwihariko mbere na mbere twitangirira ndagira ngo muhe ikaze nkwakire ubundi ubanze usuhuze abantu bose bakurikirana Junior Kai dore ko ari umuryango umaje kwaguka ndetse uri kurushaho kugenda uba munini. Okay, asante sana kabisa. Amazina ni Hongo Bro, filmmaker. Ayo amazina y'akazi. Amazina niswe n'ababyeyi. Niyonzima Michel. Niyonzima Mike. Hongo Bro rero nuko navuze ni filmmaker. Yego. Nandika filime, nkazeditinga, nkazactinga, nkanazidirectinga. Akubura si umurimo ukomeye cyane. Ko numva imirimo yose ari uyikora. Sha iba ari imirimo ikomeye kabisa. So ntabwo ari we muntu wa mbere nabibonyeho kuko KILLAMAN njya nkurikirana ibiganiro akora numva akazi kenshi ari ukikorera kubera icyo abantu ba filime mwese mujya guhuza uduco nk'utwo ngutwo nyina kenshi ni mu gihe nyine utarabona nk'umuntu uri consistent nyine mukorana gutyo yego wa kenshi no kweditinga ibintu wiyandikiye wanashutinze biba ari sawa cyane nyine biroroha kuruta uko nyine buri kantu kaba gafite umuntu ugakora. So ikintu kijyanye na impano ijyanye na filime cyangwa se film production hagaze uyu munsi wa none mu Rwanda n'ishusho yawe irebamo imeze ite hagaze ite? Uyu munsi wa none talent ziri kuba discovered umunsi ku munsi ziri kuba nyinshi yego like nyine bikugenda bitera imbere mbere n'uwo mwana nyine yabaga afite talent yibereye hirya nyine mu cyaro bakaba nta buryo afite bwo kuba yayigaragaza ku munsi wa none bitewe n'ukuntu nyine abantu bagenda batunga ama smartphone ari benshi yego abarawe bifite aka smartphone ke ahereza umubyeyi cyangwa se undi muntu bari kumwe agenda hariya acting amara ko acting aposting YouTube ahita ashyiraho nk'abantu dukora filime cyangwa se n'abandi bageze ubwo hejuru yakabona akavuga turi mwana oke arashoboye reka muzane mukoreshe muri gahunda za filime rero aho ngayo impano zikagenda zigaragara bikarushaho nyine no guteza imbere sinema nyarwanda muri rusange. So ndibuze gusa nkaho nsubira inyuma gatoya nko mu myaka ingahera bura sinema reka nsubira inyuma nko mu myaka 4 cyangwa 5 hari zimwe muri filime zasohokaga muri iyo myaka abantu benshi barazizi ari nka filime twamenyemo umusitari witwa Kanyombya ni filime ya kera kinanyemo n'abari abanzovu ba Mukarujanga abanyagahene abantu twavuga na NYAMBO twavuga ko ari aba legend muri iki gihe sibyo. So ugereranyije kijya gihe ukagereranya n'iki harimo improvement byanga bikunda yabayemo hagati aho ngaho hari aho zavuye hari naho zigeze uyu munsi wa none. So mbwira nk'ikintu cyabaye umuvuduko w'iterambere rya filime mu Rwanda uyu munsi wa none. Umuvuduko mbere na mbere ni ama platforms
yatejwe imbere. Yego. Ama platform kuba umwana wari wese ufite ID ushobora kuba yakora platform. Yego. Ibyo bintu turi buhuze neza kuko nibutse ko iyo filime twayirebaga kuri CD. Kuri CD YouTube nta n'abantu bari bayizwe. Wow. Urumva rero iyo umwana afunguye aho ngaho platforms zikaba ngari ama Facebook, ama TikTok. TikTok urabizwa ni ikintu kiri kwenhensinga ibintu byari byose aba content creators. Yego. Rero aho ngaho umwana ari kugenda kuri TikTok sliding. Yego. Akaba abonye wenda trailer ya filime runaka. Yego. Sibyo? Umva nyine ibintu bigiye bigera mu muco kabisa bitandukanye na mbere aho twarebaga ku masede gusa tukareba ku ma TV kandi cyane abantu baba bafite ama TV n'abantu bafite ibikoroto kandi ndabyumva kabisa kabisa ariko ubu ho nyine ukuntu ako kantu wagavuze ndibuka hari ahantu bari bafite televiziyo twari duturanye iwacu twari tutaragira televiziyo kugira ngo bakwereke filime wabanzaga kujya kubazanira ibido y'amazi ukajya ukirukanga ku mugezi ugasiga bakizemo filime ukirukanga ukazana ibido y'amazi kugira ngo winjire mu nzabo urebe filime aho birakoze badukoreshaga kandi icyo gihe nyine abantu bakundaga filime bya hatari ariko bakabura uburyo kibazire bakundaga filime kuri rwo rwego wavugaga ati cyo koze man filime icyo gihe kuko twabonaga ari agatangazo no kubona umuntu uzikina twamubonagamo ikindi kintu cy'agatangazo kamubona kabisa ukavuga uti ewana ariko ubu ngubu utamuka hariya yego umuhereza respect ariko cyane uko byaswidinze nyine ntabwo byo bikaze cyane. So twari turi kuri platform cyangwa se uburyo filime zigera ku bantu byanga bikunda. So mu mitegurire ubona filime z'imyandikire ya mbere n'imyandikire y'iki gihe ukabona difference irimo ni yihe? Uburyo bw'imitegurire ngo habaye improvement cyane. Habaye improvement. Cyane. Kuko mbere urumva nta ama professional softwares yandika ntabwo yari yakageze nko bakoreshaga impapuro n'amakaramu bakoreshaga impapuro man fata ikaramu n'urupapuro ukazandika season ukandika back ukandika nka season nk'icumi urumva waguraga registre ndakurahije registre akagenda agashira urumva ariko ubu ngubu ho wana ama software ku ma laptops ukandika minota mike rwose ukaburangije filime y'ibice hafi 10-15 ukabirangiza mu munsi umwe kubera ibikoresho biba biravariye. Hari n'ikindi kintu wenda tutarakomeza yego uburyo bw'imyandikire wenda bigendanye na technology igezweho ubu ushobora kugenda no muri AI ukayibwira uti nkeneye ko nyandikira filime imeze gutya na gutya ifite abakinnyi abangaba bateye gutya then story imeze gutya nyine n'ama location kayiguhereza yego ugakopiye ugapestinga ahantu ushaka then ukiga umukino ukuntu umeze ukareba niba uhuye n'ibyo ushaka ukagenda ugahereza abakinnyi bakabarepeta mu gakino bitandukanye na mbere urumva aho mbere byose twarasabagenda ariko ubu ngubu byaroroshye cyane. So turi muri overview ya filime ya filime production cyangwa se ikijyanye n'impano zijyanye na filime kuntu kera zari zimeze uyu munsi wa none kubyerekeranye rero na shooting y'aya mafilime ubona yo harimo improvement ugereranyije muri iyo myaka ishize n'iki gihe? Cyane kabisa improvement irimo kandi hambaye nk'urugero nka mbere filime za mbere ziraza Kanyombya yego naho warazirebaga neza mbere bakoreshaga angle imwe gusa yabaga ari angle imwe ubwo batumva angle imwe ukuntu nyine abantu baba bagaragara ahantu hamwe gusa niba ari abantu babiri bari kwactinga tukagaragara hano nyine nta kantu ko kuvuga ngo haje uyu nguyu gusa uyu nguyu gutya ku ruhande rw'ingwe ngo tumubone mu maso ari umwe gusa filime kuva igitangiye kugera ikirangira ukaba nyine ari ahantu hamwe gusa wababonye bose wabonye ikindi zira filime karite ya video yazo hari ukuntu n'ubuyonge ukazireba ubona utamenya ubwoko bwayo ubona hajemo amashaza ukabona harimo amashaza ukabona ba metre nzovu ukabona wayabona nzovu ukabona ubundi umva nyine bigatangara ukabona byagutangaje so ni ikintu kigaragara cyane ni improvement igaragara cyane muri filime ngira ngo nta muntu utabibona ko harimo improvement. So nsigaye nkurikira filime nyinshi hano iwacu mu Rwanda harimo filime ndetse harimo n'iyawe mu kanya turi buze kuvugaho cyane nsigaye nkurikira filime nyinshi ariko nsigaye mbona abanyarwanda nidukomeza kuri uyu muvuduko turiho aho kugira ngo tugabanye noneho tukawongeza cyane ko mu minsi yashize nabonye RDB hari abafatanyabikorwa bihuje batangira gushyira amafaranga muri filime that's good byari ibintu byiza cyane. So ubundi noneho ngira ngo byanga bikunda film production byanga bikunda hano iwacu mu Rwanda hari imbogamizi nyinshi zigiye zitandukanye muhura nazo yo muri gukora film sibyo ndagira ngo tubanze twereka abanyarwanda imbogamizi
nyuma turaza kubereka noneho achievement za filime nyarwanda hano, noneho tubone twakinjira kuri filime yawe yitwa My Bad uyu munsi hano uri gukoraho. So ni izihe mbogamizi ubona zikiriho mu Rwanda muhura nazo? Ubundi imbogamizi iza mu za mbere, imbogamizi muri marketing cyane cyane hari nk'abantu baba bamaze kwandika amazina, yego, kwa approaching bura bahita bazamura ibiciro nyine. Umwe approaching wenda ukavuga uti gutya na gutya mfite brand yanjye, cyo kugira ngo nyine umfashe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, yego, wenda hari ukuntu ashobora ko yagupostingira kuri community, yego, sibyo nawe ukizamuka, ariko nyine kugira ngo bimwumvishe biba bigoye byo kugira ngo nyine kwamamaza nawe uzamuka, bashaka kugira ngo nyine urwego ariho ubahita rutiza umurindi yegereye hejuru nyine, kuko bari kubona ko wowe nagufasha urahita uzuga kompita nawe, kandi buri wese nyine abayishimira kuba on the top, gukomeza ayoboye, nta muntu ubushaka ko mugenzi we yatera imbere ngo murenge cyane. Ubwo icyo cyari cyambere, yego. Ikindi cya kabiri noneho, yego, mu Rwanda muri rusange nta ikintu cya entertainment ntabwo kiratera imbere ku buryo ushobora kugenda ukabwira nk'umuturage gutya, yego, wifitiye inzu ye, amubwira uti wenda shaka gukora akantu gatoya like aga clip ukuntu, yego, wenda ntiza ahangaha iwawe, tunakora just kufasha nyine, yego, makorere. Umuturage w'u Rwanda we ikintu ahita yumva amafaranga, atayumva ko niwe umukinnyi wa filime ugiye kuba dukorera filime, ufite gutya, ufite byanga bikunda, rero atakuvomye nta kintu mwaza muvugana cyane. Rero aho ngaho nayo iba ari imbogamizi, kuba nyine wabona kumva ko nyine ikintu ugiye gukora nyine yakwiye kugufasha tu, yego, kugenda ugakora, wenda byaba ari ibintu byegeye hejuru, ntabwo kamwe umuntu akugirira neza ntabwo wamwibagira, yego, cyane cyane none ibyo ngibyo byafite abantu aba upcoming, yego, kuko umuntu wageze hejuru urumva wagenda n'ubundi ari gushora amafaranga, ubundi abafite amafaranga buri kintu cyose ari bugishyiremo amafaranga. Bishatse kuvuga ko abantu bakiri batoya bakiri gutangira uyu mwuga bibabera imbogamizi ihambaye cyane ko nta n'igishoro gihagije baba bafite. Iyo umuntu akiri kuzamuka igishoro ntabwo kiba ari cyinshi, kereka babandi nyine nanone bafite amafaranga bari buze bagahita bakora ikintu cya danje. So gatoya, hari abakinnyi bagiye batandukanye hano iwacu muri sinema, benshi uyu munsi tugenda twumva bakora ibintu bihambaye, bakora improvement mu bikorwa byabo bigiye bitandukanye. Ndaza kugusaba hano kugira ngo umbwire kuntu wewe umuntu witwa KILLAMAN mwumva kuri wowe umufata ute, ese ni muntu wamusobanura ute wowe ubwawe ukurikije ubumenyi n'ubuhanga filime akora n'ibyo akora byose, wamusobanura ute? Uyu muviye rero si wamugereranya ni mutagereranye kakayisa. Hano mu Rwanda ngiye ntabwo icyo nta nubwo ari ikibazo nakwirwa ntindawuto, ntabwo wagira KILLAMAN nta undi muntu namugereranya nawe. So kubera iki nta muntu wamugereranya? Ndashaka winjiremo none uduhe detail. Uyu musani bitewe n'uburyo yatangiye, murabizi abenshi nyine ni umuntu watangiye atwaza ibikoresho ba NYAXO bari gushutinga, yego, nta n'igitekerezo afite cyo kuba yakina film cyane ko benshi bavuga ko yatangiye n'umudije, ari umudije aho ngaho ku muhanda hari Nyamirambo rwose, udushyimbo n'agacapati buriya KILLAMAN arabizi, ariko ageze aho nyine kubera kugenda naho ngaho ba NYAXO yumva arabikunze, yego, NYAXO nibwo yaragiye gushutinga akana aramubwira ati waza ko mbuze umuntu ugakina wazuka agakina. Okay, umusaniro niho yatangiye, urumva atangira kubikunda. Ubwo rero umutipe aha ngaho akomezanya na ba NYAXO ahagereye ubu ngubu, ikintu mwemera cya mbere ari courageous byatari, kandi ni n'umuhanga mu byo akora. Umuntu wabyize nta certificate afite yabyo, yego, ariko ni umuhanga byatari, none mu gukora kwe ahozaho, kandi nta role n'imwe, yego, atakina uramusazi, ndetse kuvuga ko yakinnye ari umusazi, yego, akina ari ikintu cy'ikigo gikiraho ngaho mwibanga muramuzi, sibyo, yego, akina ari umurara mwibanga n'ubundi, yego, akina ari umubosi muri My Heart yewe, akina ari umusirikare umurakare. 2024 nawe watwaye best actor award. Wow, that's good. Film actor. Uramusana ARENZE n'umunyabigwi bya afite ama platform angahe 2 3 ko mbona zivuga KILLAMAN Empire, Big Mind na Kingdom. Hari nitwa niyo nshuti ya Nike nabonye, urumva ko umwe mu bantu benshi, kandi ikindi KILLAMAN ni umwe mu bantu bakomeye, sibyo, atunze imiryango myinshi.
atanga akazi byatari ikindi kintu no atandukaniye n'abandi basitari bo mu Rwanda urabona n'umuntu tugendeye kuri uriya mu sheriwe madamu n'umuntu batangiranye hasi kuri zero yego ntabwo ari nk'abasitari nyine bandi ugere hejuru nyine wawundi mwatangiranye ngo ahita umutibishaka kajugunye gatushugu ariko we man batangiranye hasi barasoringana ubu ngubu bari mu ni couple ya mbere nyine ku ruhande rwanjye tu taza kumbeyiminga couple ya mbere nyine y'abasitari bintangarugero kuri buri wese baranakundana byatari buri wese kabisa kandi banasa neza man urabona kiriya giko yakoresheje umuduga ahagaze mbonye imodoka rwose kandi no man ikintu nono kinkora ku mutima kikankora umukinnyi wese we ukina ari muri My Heart yego cyangwa se Big Mind zera za comedy cyangwa se muri Kingdom yego wajuti bamwe base bamwita Daddy yego yesigaye yitwa Daddy no utayiri muhamagaye ni intambara urumva umukinnyi wese waje ngo KILLAMAN ubu n'umufata ute yego abenshi mu bakobwa bagira imitima nyine igize yoroshe bararira mbere kugira ikintu gutangariza nyine abanza yarira ago KILLAMAN agira umutima mwiza bro bikoreka nyine uburemere bwande kuramusana wow cyane nge narabikunze hari ikiganiro cyo nakurikiye yakoreye ku Nyarwanda ari kuvuga ko we ikintu yishimira no kubona abantu runaka bamwishimiye kuko ibyo yabagejejeho cyane yatanze umusaruro muri filime cyangwa bona cyamwiteze n'ibindi byinshi muri sinema nyarwanda ewana KILLAMAN mu magambo atatu gusa yego yaragakoze aragakora kandi azagakora bishatse kuvuga ko agikomeza gukora mu kimwitezeho n'ibindi byinshi cyane hazaza kandi sinema nyarwanda ndakeka zageza ahantu hakomeye turaza gutarabuka rero tuze twigira ku mukobwa bakunda guhorana yitwa Nyambo Jessica uri mu bihe bitorohewe kuba we n'umukunzi n'umubesto we mubesto sha umukunzi do ingoto we n'umubesto we umukobwa w'ikirehesha umukobwa w'ikire uriya mwana n'uw'ikire yo ndani afite mama we basabye Karambe afite mama we basabye Adani narabikunze yes Nyambo rero torohewe no kuba yatandukanye na besto we bikaba byanyeganyeje igihugu ndetse n'abakundana bose muri rusange bitewe n'ibikorwa bigiye bitandukanye bari basanzwe bazwiho so niki kintu wavuga kuri Nyambo cyangwa se wadusobanurira gute Nyambo muri sinema nyarwanda Nyambo nawe ari mu bakobwa muri gene yacu yego ari mu bakobwa ba mbere like binjiye muri sinema bafite gahunda byatari baba hustlers nyine babakoze byatanje tu kabisa arakora kandi ndakeka afite filime yitwa Ibanga afite filime yitwa Ibanga ndayikurikiye filime iryoshe byatari kinamo na KILLAMAN nyine ni filime iryoshe kabisa Nyambo rero nawe ari mu bantu bahagaze neza no nk'umuntu wifitiye brand yiwe bora benshi baragenda bakarya hiti bagahitinga bari abazana inka bose ariko nta ma brand bafite sibyo ariko Nyambo yifitiye brand ye yatangiriye ku mashort movies yego ndakeka kuri zira The Message ni naho muzi muri filime ziraza The Message nibwo namenye Nyambo nibwo natangiye no kumunyura umukobwa sinari ariko nyuma gato ye nigise no kumubona akora mu video vixen mu ndirimbo zigiye zitandukanye ura mukobwa rero n'umuhasira kabisa baby ni namwiza man ni mwiza titi aho uri hose vuga ngo kurekura cyana ayene biboma n'urupfu rw'abagabo yego bibaho twese bitubaho mbega abantu numvishe muri no minsi bari kugenda bavuga bati Titi ndetse na Nyambo babanaga mu buryo bujyanye na business cyangwa se kuraninga business bitewe nuko umwe yari afite izina brand ikomeye ndetse na Titi yari afite brand ikomeye bihuje rero bakoze brand yindi ikomeye kurenza brand zabo sibyo kuko twagiye tubona nka Titi Brown buri yabonye inyungu nyinshi cyane bitewe no kuri channel ye ibintu byinshi bakoraga byacaga kuri channel ya Titi urabizi shatse kuvuga ko Nyambo shatse kuvuga ko Nyambo ari umukobwa wafashije Titi man hari hano nanjye totally kabisa cyane kabisa kuko urabona bakinje muri biriya boro byango naba besto niki yego Titi yarafite nuza YouTube channel yari ku bihumbi subscriptions ibihumbi nka 12 yego hakungu ejo ndise yabonye nuza Silver mwana kabisa kubera zira vlogs bagiye bakora bagiye ahantu iki n'ibiki Nyambo yaramusapotinze pro ewana cyane ko Nyambo batangiye wenda urugendo rwabo rw'ububesto batangiye Titi akiva muri gereza so ni igihe Titi yarakeneye ubufasha buhambaye cyane so niyo mpamvu Titi kuba watandukana na Nyambo cyangwa se kuba mwashwana nabonye buri wese atanagiflowing undi cyane n'amaposte bagiye bayasiba
amapost ya Nyambo bura nta gushaka kujya ngo ubone post ya Titi kuri Instagram ya Nyambo, kuri Instagram ya Titi nayo nuko bimeze, nazisuye kare. Ariko bishatse kuvuga ko Titi rwose ura mwana yaragufashije kuba mwatandukana mutandukane neza nta kibazo, ubu besto mu buparitse nubwo ntabyemeraga ko ari ubu besto. Shabira bintu rega n'urukundo rwa like ubu besto bwabo bwari brand, nabo ufataga nka brand. Bwari brand. Byo bwabyo byari brand man, byaracuruje yaba amafoto yanyu yaba vlog mwakorana byabaga ari ibintu bya amasinyo ukabona niba Titi haramye yagiye wenda kubyina mu ndirimbo Nyamba akaba hari wabonaga no muri shooting cyane yabaga habaye bari gukora ama challenge na bakiraman babisko banakinanye muri The Forest yura Soroba barakoranye muri The Forest hari Borman baratwitse byatanje ni ibintu byiza cyane kuko izindi brand zatangiye kubona ko Titi na Nyambo ni brand bakifashisha mu kwamamaza no guteza imbere ibikorwa byabo, sibyo? Ako si buriya gutandukana kwawo nta nuko abaguriye na zira sexy videos Nyamba agenda posting sexy videos buriya ntago birabira nje nahita mbihana like sexy photos ari amafoto hari n'ibindi bintu byinshi byagiye bivugwa muri no minsi yashize, urabibonye ko umuhungu rwose Mitsutsu yarize cyane akavuga ati mana yanjye tipe yarizemo mana urenze ko abaseni barira kuri, ariko biya Nyambo itekereza iyo videos zijya hanze niba zina hari koko ni video ntasiko zihari, ariko ntekereza ko iyo ziza kujya hanze byari kuba ari ikindi kintu. Nsimani ibiboro byo gutandukana bibaye nyuma yuko haje rumors yego yuko hari videos nyuma yuko videos za Emeline zisohotse bavuga ko nyine hari izindi videos zantuze za Nyambo kandi wasanga ko izi videos zihari kuko ntabwo nikeza kuntu Titi na Nyambo batandukana nyuma y'isaga, kandi video ntitwigeze tuzibona. Hari amafoto yagiye asohoka y'ubwambura abantu tugatekereza ko ari Nyambo totally, sibyo? Ariko ntabwo twigeze tubona isura ko ari Nyambo. Plake yasinye Nyambo ntabwo yigeze igaragara. Gusa wasanga Tita z'ukuri ibi bintu reka tubirekere hano, wasanga zabuno z'abastar ariko ibi bintu biri wasanga z'ukuri mwana ntago mu Rwanda haruguru ibiporo biba bimeze. Abandi bantu bamwe baravuga ngo Nyambo niwe wagize wabaye intandaro yo gutandukana nawe na Titi, ibintu nk'ibyo na amagambo nyine abantu bagenda bavuga ntawe ufite amakuru mazima afatika wenda twavuga ngo uyu munsi wa none turagendera. So twikubisanze nyine Nyamba ahagaze neza muri ndashaka twikubitire kabisa muri sinema yacu. Nyambo ni umukobwa uhagaze neza, ariko hari n'abandi bakobwa bagiye batandukanye twagiye tubona nabo bakomeje kugenda bahatana cyangwa se barwana ishyaka muri sinema nyarwanda. Navugamo nk'uyu wakundanaga na Regis Miki, sibyo? Mubi navugamo JOJO, sibyo? Nkurikirana sinema cyane, navugamo JOJO, navugamo na Bakeri n'abandi bose. Ni bamwe mu bantu bari kugenda kabisa batiza umurindi iterambere rya filme nyarwanda. AISHA na AISHA bya nawe ni umwe mu bantu bakomeye cyane banabitangiye mu comedian man yabuimburiye abandi bakobwa bose babona ko ubwo gukina comedy nyine kuba yarakuye agahukuki. Yego ibyo bintu twibivuga yaragwa agahukuki. So tutarajya rero kugerekeranye na filme yawe kuko ndashaka ko tuza kwiganiraho dutuje nta pressure. Ndajya nkubwira abantu tugende utora umwe, tugende utora umwe. Ni KILLAMAN ni NYAXO? Kira bro. Ni KILLAMAN ni Mitsutsu? Kira. Ni KILLAMAN ni Soroba? Kira. KILLAMAN. Why ari KILLAMAN rero? KILLAMAN nabikubwiye kare ni byose nababwiye kabisa. Nekeza ko KILLAMAN ni byose. Yumviye ku ruhande rwanje to preview yanjye. Sinzi nawe n'abandi ariko babibona, ariko nzi neza ko abenshi yego handi abantu bagishidikanya bagende ku ma platform ye barebe muri mwibanga rugenda gakubita ari ukamubona uriya we impano ye nge nabonye itagereranwa, ni impano ihambaye. So reka twigendere. Ni Nyambo ni Miki? Nyambo. Ni Nyambo ni Peri? Akose aho nga byaterwa na ni Nyambo ni Peri umwe? Ni Nyambo ni Peri? Ni Nyambo. Ni Nyambo ni Nana? Nyambo. Ni Nyambo ni Aisha? Nyambo man. Nyambo on the top. Nashakaga babiri gusa, nashakaga kumva mu bahungu, nkasaka no kumva mu bakobwa. So mu bahungu ni KILLAMAN, mu bakobwa akaba ari Nyambo. Niko bihagaze uyu munsi wa none kabisa. Ndagira ngo mbere na mbere akazi kawe katari filime nakaye uyu munsi ubu ngubu apart from yo kuba nkora filime ndi umunyeshuri niga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Yego abaniga business n'ubukungu.
Huye ko ari mu cyaro ukora filime gute Huye buri Huye ntabwo twakwemeranya ko ari icyaro wenda uretse ko iki developinga ariko nyine ibintu biri kugenda biza mbere nta entertainment nawe yabaga ikunzwe ariko ngo biri kugenda bizamuka gake dore ko nahuye nayo bayishize mu migi yunganira Kigali yego keka ntabwo nibuka neza umubare iriho ariko nayo irimo bivuga ngo nyine y'ahantu hari gutera imbere entertainment irakundwa kandi filime ni igice cya entertainment kabisa. Mbo reka twinjire noneho mu bikorwa byawe cyangwa se muri filime zawe. Filime ukora ni filime umazemo igihe kingana iki? Umaze muri entertainment mu bijyanye na filime igihe kingana gute? Ya entertainment nimazemo imyaka ibiri. Imyaka ibiri ukora filime, ukora sinema. So umaje kugira experience kabisa. Okay. Noneho tujye muri filime. Uyu munsi wa none ufite filime yitwa My Bad. Akaba ari filime nziza cyane abantu turi buze kubaha platform bashobora gukurikiranaho My Bad. Ariko kubera iki filime ari My Bad? My Bad ni filime iri mu rurimi rw'icyongereza mu Kinyarwanda like ikosa ryanjye. Yego. Ikosa ryanjye. My Bad. None kuki wayise My Bad? Aho ngaho filime twayise gutyo kugira ngo tugaragaze amakosa y'umuntu ndetse no kuba ese umuntu niba yakoze ikosa gutya effect zazira kuri iryo kosa nizihe. Yego, ingaruka zishobora guterwa n'amakosa umuntu yakoze mu buzima. So ngira ngo mu buzima dukora amakosa menshi pe. Ni nk'ayahe makosa ari muri iyo filime cyane? Amakosa angaha wena nagenera ku main actor. Yego. Harimo aba main actor batatu ariko bose ubundi bashamikiye kuri umwe. Yego. Umwe ni umupapa witwa Peter. Yego. Wenda muyireba muzayibona. Ni umupapa yateye inda umukobwa. Yakoze ikosa ryo gutera umukobwa inda. Yego. Ku ruhande none n'umukobwa we aza guterwa inda. Kebo kagiwa mugarura niko bacumuganye. Yego, aho ngaho iryo kosa nyine ryari gusiraguringana naryo. Yego. Urumva n'uwo mukobwa nawe kuba yaratewe inda. Ndeka ntabwo azi ko se nawe yateye inda hanze. Umugore we uwo mugabo. Yego. Ntabwo azi ko umugabo we yateye inda hanze. Yego. Sibyo? Ako ngo nibwo aho tugeze nibwo kumenya ko nyine umukobwa we bamuteye inda. Turacyakora season ya mbere. Ntaravumbura umugabo ko yateye wapi. None se ikibazo mfite ni iki ngiki. Ubu umugabo azarenganya umukobwa we ngo yatewe. Nicyo kibazo rero. Ukoze kosa ku ruhande. Like ukoze faute ku ruhande. None nawe barari gukoreye. Nuvuga ngo hari umuntu uri kwirukankaho nawe hari undi uri kwirukankaho. Ibintu ko numva harimo n'imibare. Iyo ni My Bad. Ni filime nyine imeze neza kandi. My Bad imwe muri filime nziza cyane. Ngewe uyisituma njya kubibara numva ibyo bintu nkumva kuntu bizarangira se. Abanditsi buri baba ari abantu bari bakure cyane ibintu bizagana ye. Ino ribaza uti ase ndifashe muzikosa. Umwana wanjye. Ndeba ngende umupapa. Yego. Ndibyo goye gutya ku ruhande. Umukobwa w'abandi mutenda. Nibanga rikomeye. Uwanje nawe bagize gute? Bamukubise indaya kandi. Natandi gukubita umukobwa wanje se. Wagiye kwiyandarika. Igikomeye noneho. Ubona itinda ku ruhande ntabwo ari umugore. Ubwo ni umukobwa ungana na wundi wa. Yewe Kirisitu Nyagasani. Ikirenze nibanga rikomeye. Abakobwa baraziranye. Ntabwo baziranye. Kandi baziranye ariko bombi ntabwo baherukana. Umwe nta nubwo azi ko undi bose nyine ntabwo bazi ko like nta muntu uzi amakuru y'undi. Gusa baraziranye. Yego we. Filime uko igenda yegera hejuru basarushaho kugenda babimenya. Hongo bro, uyu munsi wa none My Bad irimo abakinnyi bangahe? Right now muri season ya mbere turi kwisoza harimo abakinnyi 13. Abakinnyi 13 ufite abakobwa bangahe abahungu ugereranyije mu fari bangahe? Byasaba kugira ngo nongere ndebe bare. So ariko ikintu nshakaga kumvisha abantu nuko ari filime irimo abantu benshi sibyo kandi akaba ari filime irimo abantu bafite experience bitewe nuko giye amakuru mfite nuko hari abantu benshi bakina ikinamico kuri Radio Salus
ushobora kuba ukoresha muri filime yawe. So urumva ko ari abantu bafite experience muri acting. Muri acting bishatse kuvuga ko na filime hari ukuntu imezemo neza byata. Yuguruye kabisa, urumva filime nibirimo abakinnyi bakina n'ikina nico. None kuri radio izwi mu gihugu. Yego. None biga muri kaminuza of course urumva nyine ni abantu basobanutse. Na platform nayo iri kuzamuka imeze neza. Ya ndakeka nyine byose bimeze neza kabisa kuri My Bad. Muri My Bad. So ikindi kintu ndi buze kushaka kumenya ku bijyanye na My Bad ni filime isohoka gute? So iyi filime bitewe no kurumva abenshi n'abanyeshuri. Yego. Ntabwo turagira ubushobozi bwo kuba twasohora ama episode 2 mu cyumweru. Ubu ngubu dusohora episode imwe buri kuwa gatatu ku isaha ya saa sita. Ya. Buri wa gatatu isaha ya saa sita kuri Hongo Media babona channel yitwa Hongo Media. Babona My Bad. Ya. Iyi filime rero mwabantu mwe sibyo abantu mwese mukurikirana KTV show. Iyi filime mugende mu supporting. Mugende muyirebe, mugende muyikunde, mugende muyikundishe n'abandi kuko ni filime nziza cyane. Yes, ndashaka kureba ibyerekeranye na investment cyangwa se igishoro. Ese nubwo ku giti cyawe ni itsinda muri rusange mwishoramo gute iyi filime kugira ngo igere ku banyarwanda? Urumva bisaba shooting, bisaba kugaburira abakinyi, bisaba transport z'abakinyi, bisaba everything na amafaranga muri project niyo ngiyo. So ku mufuka ninde ushoramo, ninde executive producer? Siko bamwita muri filime? Yeah, executive producer. Yego. Ubundi executive producer n'ubundi Hongo Media. Yego. Ngo aho ngaho twe dukora nka team ubundi. Yego. Dukora nka team, ntabwo umuntu ari umwe ari wifata n'imbaraga ze zose gatafite abamike muri film. Yego. Ubwo habaho collaboration, haza CEO, hakaza DOP, hakaza director, hakaza assistant scriptwriter. Yego. Ya gutyo tugafatikanya ibikoresho, ubushobozi n'umwanya. Kuko umuntu guhereza umwanya bura nicyo kintu gikomeye kuruta umuntu wakagwaye amafaranga. Yego. Niko mbifata. Ora ngaho twegeranye imbaraga. Ya cyane ko n'ahantu dukorera ntabwo dusaba transport zirenze. Dukorera hafi ya campus kuko abenshi duturiye kaminuza cyangwa se n'abandi baba muri kaminuza. Nyine ntabwo biba bitugora cyane tu. So tugeze muri kakanya keza rero, akaba ari akanya abantu benshi bishimira kuri iyi channel ye twatumye umuntu kugira ngo tuganire. Aba ari akanya keza k'ibyishimo ndetse no guseka. Are you ready? Ni bwoko cy'ubu. Are you ready? I'm ready bro. So hano rero kono game bimeze. Hano tukubwira umugani mu rurimi rw'ikinyarwanda. Tugutegeka ururimi udushyiriramo. Ariko uyu munsi turagutegeka icyongereza. Turakubwira umugani udushyirire mu cyongereza. Okay. 20. Are you ready? Yeah. Mu kinyarwanda bavuga umugani ngo umwana murizi ntakubwa urutozi. Dushyirire mu cyongereza uyu mugani. Umwana murizi ntakubwa urutozi. Umwana murizi. KTV show kumwa muri abagome. Guys, mureke twirebere muceceke myumve. Umwana murizi ntakubwa urutozi. Mu rurimi rw'icyongereza. Umwanya n'uwawe. Umwana murizi ntakubwa urutozi. So kurumva wakoresha iterime y'Icyongereza. Angana bagiye kugukopiza kandi ngewe uyu munsi cyo nemerewe nta kindi no kukubwira umugani no gukosora bibaho. Gukosora iyo mutumirwa bimunaniye turamukosora. Okay. Aha. Cameraman uraki. Twagiye. Yahonga kore ko nta terime numva nakoresha ko ngako kabakana ni mu musore. Ogerageze dushaka abantu bagerageza wenda bipfa ariko hari ukuntu wagerageje. Umwana murizi. A funny kid. A funny kid. A funny kid.
doesn't be removed the anti from him or her. Okay, noneho ugiye kuhita uvugira bifatanye wowe wihuse. Let's go. A funny kid doesn't be removed an ant from him or her. Oh my god. Okay, ikintu nkunda nuko abantu bacu batera comment ubundi bakatubwira kontu byari byifashe. Uyu mugani rero awudushyire mu rurimi rw'icyongereza ubwo muraza kumukosora mutubwire ngo wagwane ese bimeze bite. So dusoza ikiganiro rero byihuse twihutishije. Bom, umunota umwe ubwira abantu ahantu ushobora kukukura, ahantu ushobora kubona product zawe ndetse ubwira abantu no gusura YouTube channel yawe. Okay, big appreciation. Musanda manza nshimye. Yego. I'm gonna giving thanks ku bantu nyine badusupportinga. Yego. Ubungubu my bad kunihagaze. Turi gukora season ya mbere igiye kurangira. Ubungubu tugeze kuri episode ya 9 imaze iminsi 2 isohotse. Ubwo bivuga ngo dutegereje episode, final episode, ari episode ya 10. Yego. Buri season izagira episode 10. Mbarakira no gukurikirana episode iyo final episode. Final episode. Yeah, inyura kuri YouTube channel yitwa ngo bro media ngo twaze tubibabwira. Yego. Tunyerukiye kuri TikTok. Tuba tubabaye ni Hongo Bro Vibes. Yego. Twagera kuri IG ni Hongo Bro Media. Kuri X ni Hongo Bro Media. Yego. Ndetse no kuri Facebook page ni Hongo Bro Media. Aho ngaho wenda naza kongeraho na WhatsApp kuko abantu baba bakeneye ko batuvugisha ari niyo support ni ingenzi bashaka no kuyiduhereza. Hari umuntu ureba filime yacu akayikunda akavuga ati mwakire kabisa wenda niyo ranch y'abakinnyi magire nabyo nyine ntabwo tuba tubyanze. Nimero ni 078 64 055 89. Iyo nimero iri kuri WhatsApp ndetse na call turayitaho nta kibazo. Yes, dushimira Hongo Bro Media ndetse n'abantu twabanye nabo uyu munsi wa none mu kiganiro cyacu. Ndababwira ngo ibiganiro byacu nakagaruka kwanda like, subscribe ndetse na comment kuri KTV show ubundi dukomeze kugenda twibanira. Ciao ciao, ibihe byiza. Big appreciation.